Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako naraguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizeye mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Murabizi ko muri iyi minsi abanyeshuri basoza amashuri yisumbuye, ubu ndavuga barimo barakora ikizamini cyo mu mwaka wa gatandatu kugira ngo nibavamo bazakomereze za kaminuza na za masters. Abo ngubu bari mu kizamini cya leta gisoza nyine amashuri yisumbuye. Hari n'abandi nabo bari mu kizamini bari mu mwaka wa gatatu, murabizi mu gifaransa twabyitaga ngo barimo barakora trokome kugira ngo bajye mu mwaka wa kane. Ubu nabo bari mu kizamini cya leta, ni handi banatoramo sections cyangwa section, gutoramo icyo uziga. Urabizi harimo abavuga ati nzaba umuganga, nzaba umwarimu, nzaba umukonomiste, gutya na gutya nyine ugahitamo icyo ushaka nzakora. Nyine niho uhitamo section yawe cyangwa base y'ubuzima bwawe. Niko nabi cyangwa icyo ugiye kwiga ukunda ugihitamo mu mwaka wa gatatu cyangwa ibyo bitaga gusosha, mba mubyibuka neza. Rero ubu ngubu impamvu mbabwiye ibi ngibi nuko kuri ubu ngubu umunyeshuri w'umukobwa wiga mu mwaka wa gatandatu, navuga ko umuntu wese ukoresha imbuga nkoranyambaga yabonye inkuru irimo iratraininga, ni inkuru cyangwa irimo irasakara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru y'umwana w'umukobwa wiga mu mwaka wa gatandatu waje gufatwa n'ibise ari mu kizamini cya leta cya entrepreneurship. Arimo aragikora, ibise biramufata mujyana kwa muganga. Imba atarazi ko atwite. Nyine ni ibintu byatunguye n'abayobozi bose n'abantu bose bumvise iyi nkuru y'abatunguye cyane. Rero bamugejeje kwa muganga ku kigo nderabuzima ahita abyara umwana w'umukobwa. Uraza kuza kumenya mbese uyu mwana w'umukobwa kubera iki nyine yaje gukora ikizamini atwite. Ese n'ubundi yari atwite mbere yaho? Ese kubera icyo abarezi batigeze babibona? Ese ubuyobozi bwasabye iki? Bano bana barimo barakora ibizamini bya leta. Ese umwana ubyane mu kizamini cya leta itegeko ryo rivuga iki hano mu Rwanda? Rero icyo tugusabye buri gihe nta kindi duhora tugusaba gukora subscribe cyangwa sabone n'akazogera kazana kugagakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka rero dufata akaruhuko, turaza tubabwira byinshi cyangwa tubaramburira byinshi kuri iyi nkuru y'uyu munyeshuri ikomeje gutungura abantu benshi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Barimo barashyiraho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Tubetse rero ku iyi ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero. Iyi ni KN Radio ishakiro rukumbi ry'amakuru yizeye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Tubibutsa gukora subscribe cyangwa sabone, akazogera kazana kagakandaho. Iyo uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, kandi amakuru meza kandi amakuru utasanga ahandi. Ikindi tugusaba no kuduha ibitekerezo, ukatubwira ati muhindure hano ntago bimeze neza, ukanaduha like ukanabisangiza n'abandi. Ibyo byose nibyo tugusaba. Rero kuko twatubabwiye tuje kubabwira kuri iyi nkuru y'umwana w'umunyeshuri wabyariye mu kizamini cya leta. Ese byabereye hehe? Icyo tugusabye no gukomeza gukurikira KN Radio. Rero murabizi ko mu gihe abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye batangiye gukora ibizamini bya leta ku wa 23 Nyakanga 2024, inkuru ikomeje gusakara hano mu Rwanda iravuga ko umunyeshuri witwa Nyiramahirwe Claudine uri gukorera ikizamini cyo gusoza umwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye kuri site ya College Baptiste de Kabaya mu karere ka Nyabihu yafashwe n'ibise ubwo yari ari gukora ikizamini cya leta. N'amakuru yamenyekanye ku wa 24 Nyakanga 2024 ni nyuma yo gukora ikizamini cya mbere cya entrepreneurship ya kabiri, aho uyu mwana w'umukobwa yafashwe n'inda agahita yihutanwa mu bitaro bya Kabaya birere muri aka karere ka Nyabihu, ahita abyara umwana w'umukobwa. Ubuyobozi bw'aka karere ka Nyabihu bibunyujije kuri X cyangwa yahoze yitwa Twitter bwatangaje ko uyu mwana w'umunyeshuri uri gusoza amashuri yisumbuye yabyaye neza cyane kandi ko anameze neza we n'umwana we. Amakuru avuga ko uyu munyeshuri asanzwe yiga mu mwaka wa gatandatu indimi n'ubuvanganzo.
murabyumva rero ko uyu mwana w'umukobwa ngo yabyaye neza, n'umwana wiwe bose bameze neza, kandi akaba yahise asubira gukora ibindi bizamini bikurikiraho. Rero reka ngushimire we tuba twabanye mu makuru yacu, tugomeza tukubwira ko icyo tugusaba burya ari ugukora subscribe cyangwa sabone n'akazu yakazana ko gakanda, icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho. Mugire umunsi mwiza kandi Imana ijye igomeza ibaturindire umunsi ku munsi. Ciao ciao.